indi gahunda ni gahunda yo guhumeka neza, sibyo? Kugira ngo wirinde stress, igisubizo gihari ku kibazo cya stress ni ukwiga guhumeka neza. Guhumeka neza ni iki? Siko mudasubiza. Kudahumeka insigane. None se wajya mu kazi ukajya uhumeka insigane gute? Mu buryo bwo gusohora umwuka winjije. None se umuntu azajya mu kazi ajya yego ngo okay. Iyo tuvuze reka mbasobanurire guhumeka neza. Icya mbere tuzi ko umwuka mwiza kugira ngo uboneke mu nzu ni ugufungura iki? Amadirishya. Ahantu wicaye hakaba hari umwuka mwiza. Icyo si icya mbere. Icya kabiri, ugomba kumenya position wicaramo kugira ngo uhumeke neza, sibyo? Iyo umuntu yicaye yegamye nk'uko inango bitagaragara neza, wicaye wegamye, mu by'ukuri ntabwo uri guhumeka neza, sibyo? Ni wicara wunamye gutya uhese ubwoba, ntabwo nturi guhumeka neza. Position yo guhumeka neza nuko ari nayo position nziza mu kazi, kugira ngo ni position ituma uhumeka neza, ikaba na position ituma urinda umugongo wawe, sibyo? Kandi twabonye ko umugongo ari bwo buzima bw'umuntu, tukasaba umukozi kurinda umugongo we. Igihe cyose umukozi azabasha kurinda umugongo we, azatandukana n'iki? N'indwara z'umugongo n'imitsi, sibyo? Ntabwo aricyo turiho, gusa nuko bije turi muri position nziza. Position umuntu yicaye umugongo cyangwa igituza cyenye. Position y'umuntu wicaye kuri chaise moderne, yandi y'urubaho. Umuntu wicaye kuri chaise moderne, buri wese udukurikiye afate ya ntebe y'urubaho twita chaise moderne, yicareho iyo position. Niyo position umuntu yicaramo akabasha guhumeka neza. Igihe cyose wunamye cyangwa wegamye, icyo gihe utangiye kugoroka respiration, ntabwo uri kwinjiza umwuka uhagije mu bihaha, sibyo? Ikindi cya kabiri tukiri guhumeka neza ni uko umuntu wicaye igihe kirekire, urankurikira? N'umuntu wahagaze igihe kirekire agira ikibazo cyo gutembera kw'amaraso, sibyo? Kandi iyo amaraso atatembereye neza mu mubiri, muri kunkurikira, ni ukuvuga ngo iyo amaraso adatembereye neza mu mubiri, havuka ikibazo cyo kubura umwuka mwiza mu mubiri, kubera yuko umuntu yahumetse neza, amaraso yanduye, sibyo? Ayungururwa neza mu bihaha. Kwandura kw'amaraso ni umwuka mubi uvamo akajyamo umwuka mwiza, siko twize twese muri primaire. Ni ukuvuga ngo rero wa mwuka mwiza wagiye mu maraso ntabwo wabashije kugera hehe? Mu mubiri hose ntabwo wageze. Ni ukuvuga ngo niba amaraso adatembera neza mu mubiri, ni ukuvuga ngo n'umwuka mwiza nturi bugere he? Mu mubiri hose. Umwuka mwiza uri mu maraso, ariko amaraso ntari gutembera neza. Ni ukuvuga ngo ku karemangingo cyangwa ku rugingo rukeneye umwuka mwiza, ntabwo rero ubone bitewe n'uko amaraso atari kugira ate? Ntari kugenda neza mu mubiri. Sawa? Muri kumva ibintu byacu ko bigenda byuzuzanya? Ni ukuvuga ngo rero guhumeka neza byuzuzanye no guhagarara neza, byuzuzanya no kwicara neza, sibyo? Byuzuzanya no gukora muvuma cyangwa exercice twitoza ukora mu kazi, ni utwo kugira ngo amaraso yawe agira ate? Umvise ko igisubizo kiboneka se? Wa muntu wari wicaye umwanya munini kuri computer, wa muntu wari uhagaze ari gukora akazi ahagaze igihe kirekire, nahinduranya, sibyo? Cyangwa naheze mvuga kwitaba telefone, kujya kwimprima, toilette ukiranje ukajya kuri toilette ya kure kugira ngo profite uwo mwanya, ni uburyo bwo korohereza umubiri kugira ngo ubashe kugira ute? Kubona umwuka mwiza. Uwicaye igihe kirekire umubiri we ubura umwuka mwiza, bivuga ngo umwuka wahumetse mu bihaha uba upfuye ubusa, bibaye niri. Birikumvikana? Muri kubyumva? Ni ukuvuga ngo guhumeka neza bingana no kwicara neza, guhagarara neza,
gukora imyitozo na massage. Rero twabonye ko massage ituma amaraso atembera neza mu mubiri. Massage nayo igize uruhare mu guhumeka neza. Urumva ko ibintu byose biri kujya guhumeka neza. Bivanga rero akantu ko guhumeka neza ushobora kubisoma ngo guhumeka neza uretse agahita avuga ngo none sinjye simpumeka, hari ikibazo mfite. Sawa? Ufite ikibazo uhumeka neza, yewe hari n'abafitemo za vandarateri zibongera umwuka mwiza. Ariko uwo mwuka mwiza baguhaye wowe udafite ubushobozi bwo kuwushyira mu mubiri wawe. Ikibazo ni icyumba wicayemo, ikibazo ni wowe. Ikibazo ni indi. Wowe wicaye amasaha menshi, bakuzaniye ibiguha umwuka mwiza, wowe ntabwo ushaka kuwufata kubera ko wicara nabi, bigatuma amaraso yawe adatembera neza mu mubiri. Uhagarara nabi bigatuma amaraso adatembera neza mu mubiri. Igisubizo muzuzanye rero ntabwo tuzanye maji, ahubwo tuje kwereka abantu ko hari utuntu tworoheje dusuzugura mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi ari two twagombye kuba utuntu twibanze kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza mu kazi no mu buzima busanzwe. Sibyo? Ni ukuvuga ngo rero dushobora kutagera ku iterambere rirambye bitewe n'uko abakozi dukoresha badahumeka neza. Mwabyumvise? Kudahumeka neza bigatuma umuryango wawe utagira umutekano. Mu yandi magambo bigatuma umuryango wawe udatera imbere. Sibyo? Bigatuma n'igihugu kidatera imbere kubera ko abakozi bakora ni beza, bafite ubumenyi. Sibyo? Bigishijwe gukora cyane, banakora cyane, ariko ntibahumeka neza. Abantu badahumeka biragira bite? Iyo umuntu adahumeka arapfa. Urumva ko ikibazo gihari ni ukuvuga ngo ushobora kurwara umugongo biturutse ku buryo wicaramo bwatumye amaraso adatembera neza, hanyuma y'amaraso ageze ku mihoro ifata mu mugongo umera neza. Imihoro ifata mu mugongo ibura umwuka mwiza wa oxygene, ibuze umwuka mwiza wa oxygene irikunja. Twabonye ko imitsi itangira gukomera. Sibyo? Imitsi imaze gukomera wa mugongo utangira kurekarama. Nyuma y'igihe runaka urugingo rw'umugongo rurangirika. Sibyo? Birangira umukozi wacu mwiza waduhaga umusaruro akazi kamunaniye kubera ikibazo cyo kwicara nabi mu kazi cyatumye atabona umwuka mwiza wa oxygene. Ako kantu nikumvikanye nuko icyanyuma kwiyitaho, gukangurira abakozi kwiyitaho. Sibyo? Umukozi cyangwa undi muntu uwo ari we wese, mbere yo kwita ku bandi banza wiyiteho. Sibyo? Urajya gukunda abandi utikunze? Banza wikunde. Sibyo? Wikunde, unezezwe n'akazi ufite, ariko nawe unezezwe no gukorera. Winezezwa no gukora neza wowe udahari. Sibyo? Umukozi ukora cyane ariko atita ku buzima bwe, atirinda ingaruka z'akazi ku buzima bwe, ni umukozi utikunda. Ni ukuvuga ngo akunze akazi ariko we ntiyikunda. None ubwo natikunda ubwo akazi yakunze ko kazabaho? Ntabwo azuzuza inshingano. Nubwo rwose abikunze cyane, bizarangira nta inshingano yuzuza kubera ko ubuzima ntibuzabimwemerera. Kugira ngo niba dukunze akazi rero, ubwo ndabwira umukozi, nabwira n'umukoresha, niba koko ushaka ko iterambere ry'akazi kawe ry'ikigo cyawe ribaho, ita ku mukozi, ahumeke neza. Sibyo? Aruhuke bihagije, ajya akora muvuma kenshi, akoreshe massage n'ubundi buryo bwa relax bushoboka, hanyuma nawe ubwe yikurikirane, yiteho. Nibwo tuzagera mu iterambere rirambye, ryaba iry'umuryango cyangwa se irya company cyangwa entreprise cyangwa se n'iterambere muri rusange ry'igihugu rizagerwaho, ari uko abakozi bitabwaho. Kugira ngo ahangaho bitangiye kujya byumvikana. Dusoza aka gace, reka mbabwire yuko ubuzima bw'umuntu ntabwo ari ikintu kiri rixe. Twabonye ko ari iki?
bya bintu bitari ngombwa umuntu ageramo kubera urwego rw'urugerageze. Kwita ku buzima bwawe bisaba ko ufite amafaranga menshi, ntabwo ari ibintu bihenze, sibyo? Ni ibintu byoroheje. Niba uri umukarani mwiza ugomba kwita ku buzima bwawe kugira ngo ukore akazi k'ukarani igihe kirekire, utange iyo serivisi igihe kirekire, sibyo? Niba uri umunyonzi ita ku buzima bwawe, sibyo? Nugira ubuzima uzanyonga igare ryawe kubera kuri muzima, uzabona nayo mafaranga utunga umuryango wawe ubayeho neza. Umumotari nuko, abakora muri biro nuko, n'abandi bose. Ni ukuvuga ngo rero kwita ku buzima ntabwo ari ibintu bihenze, ahubwo ni ngombwa. Uwumva atari ngombwa ntabwo we turi kumwe. Uwumva ko kwita ku buzima bwe atari ngombwa ntari kumwe n'umuzi, sibyo? Kuko umuzi uje gukangurira abantu gukora bita ku buzima bwabo mu kazi, ndetse banirinda ingaruka z'ako kazi ku mibiri yabo. Ubwo rero wumva ko umuzi uri gucurangira abayezi cyangwa uri gusorera mu bucaca, uwo rwose tumusezere muri gahunda zacu z'umuzi na Menya Ubuzima TV. Twe dukeneye abantu bashaka kwita ku buzima kugira ngo babashe gutanga umusaruro, kandi umusaruro urambye. Navuga nti aho niho umuzi Health and Movement Initiative duhera, tugamije guhindura ubuzima bw'umuntu ukaba fondasiyo y'umusaruro, sibyo? Tugamije guhindura ubuzima bw'umukozi ukaba moteri y'iterambere, sibyo? Kandi twabonye ko iterambere ritangirira ku muntu ukora, sibyo se? Umuntu ukora niwe uzaduha iterambere. Kugira ngo umuryango utere imbere nuko uba ufite abakozi bakora neza bakagira icyo binjiza mu muryango. Bivuga ngo iterambere ry'umuryango rizaturuka ku bakozi bakora neza bari mu uwo muryango. Niba ari umugabo n'umugore bagomba kuba ari moteri y'iterambere ry'uwo muryango, sibyo? Ni umuzi naho ngaho duhera. Ni nayo mpamvu akenshi dukunze kuvuga yuko umuzi ari ikigo cy'iterambere rirambye ry'umuryango. Hanyuma abari mu muryango bakabasha kubaho batekanye, sibyo? Iyo umuryango ufite ibisabwa ubutekanye byose. Turi kubivuga n'abantu ntibabyumve neza, ariko mu myaka iri imbere abantu benshi bamaze kubisobanukirwa, yewe n'abize amashuri bari kubyigisha neza. Hari abantu benshi bize bagomba kudufasha kumvikanisha iki kibazo cyo gukora umuntu atita ku buzima bwe mu kazi, sibyo? Igihe rero bizaba byarabaye umuco, abantu bose bakora bita ku kazi, nibwo tuzagera ku iterambere rirambye, tugire n'imiryango itekanye, imiryango itanga umusaruro, sibyo? Abakozi batanga umusaruro, hanyuma twubake imiryango itekanye. Niba rero wumva ufite umunaniro ukabije, ukumva unaniwe, niba wumva ubuzima bwawe bugenda bugabanuka gahoro gahoro cyangwa buri kugucika, ntutegereze ko biba bibi kurushaho, ahubwo tangira uyu munsi witandukanye na stress. Tangira uyu munsi wita ku buzima bwawe. Mbashimiye uburyo twabanye muri iki kiganiro kuri urubuga rwacu rwa Menya Ubuzima TV. Bararikiye gukomeza gukurikirana iyi channel yacu. Abageze kuri urubuga bwa mbere batarakora subscribe bayikore, hanyuma mukore like, usangize abandi iki kiganiro, kandi utangire ubuzima bushya uyu munsi, twirinda stress, twita ku buzima bwacu mu kazi kacu ka buri munsi, tugakora twirinda kugira ngo akazi kacu katutunze, akazi katazaduteza imbere, katazatubera ikibazo ku buzima bwacu, kakadusigira ingaruka akenshi nta zindi, ni indwara
zidakira, indwara w'amaraso, diyabete ndetse na kanseri. Abantu bakwiye kumenya ibyo bakora ngo birinde indwara. Nigeze gusaba abantu guhaguruka iminota mike bitewe nuko kwicara umwanya munini intandaro indwara zinyuranye. Iyo urebye muri rusange ku munsi hari abantu bamara amasaha 8 bicaye. Iyo batwaye imodoka baba bicaye. Hari abicara umwanya munini bari mu kazi. Iyo bagiye mu kiruhuko ku manywa nabwo aho bagiye baricara. Abandi ugasanga bicaye mu nama. Iyo bazayo masaha byose hari igihe ashobora kugera no kuri 12. Hari abagera mu rugo bakicara bareba televiziyo, ubundi nyuma yaho bakajya kuryama. Icyo ikibazo gihangayikishije kandi niyo mpamvu iza isonga mu gutera indwara zitandura. Ibyo rero bigomba guhinduka kugira ngo twirinde ibibazo by'indwara tubona ku bana, abantu bakuru ndetse no ku baganga. Aho tubona ibibazo bikomeye tutabonaga mu myaka 20 ishize. Tutagira icyo duhindura bizatumishe kinini cy'ubuvuzi kizajya kibanda mu gusana cyangwa kuvura ibyo twakabaye twarakumiriye. Kwirinda kwirinda ni ngombwa kandi n'itegeko ry'ubuzima ku muntu wese usobanutse ugamije